turabasuje mu izina rya Yesu bene data bavandimwe inshuti baturanyi bakozi dukorana twese aho tujya duhurira kuri uru rubuga turabashimiye ko muri kumwe natwe kandi Imana ibahe umugisha mwinshi utagabanije abihangana mugakurikirana ibiganiro byacu abakora za like na share kandi abatugira inama abatwandikira mwese tubasabira umugisha. Uyu munsi rero turacyaganira murazi ko dukomeye kandi iwacu ni mu ijuru. Tugenda rero tuganira twubakana dukomezanya dutyazanya kugira ngo he kugira n'umwe usigara kandi kugira ngo twese tugende twunguka ibyo twunguka bitume tugenda neza mu rugendo, kuko iyo umenye neza aho ujya ukamenya amabwiriza y'umuhanda birakorohera. Rero niyo mpamvu tugenda tuganira twungurana kugira ngo tubashe kugenda neza muri uru rugendo kandi Imana idushoboze. Uyu munsi rero tugiye kuganira dufite topic ivuga gusaba imbabazi. Saba imbabazi uvuga ko usaba imbabazi ku muntu wakomerekeje, umuntu wagiriye ibitamunezeza ukagenda ukamusaba imbabazi. Gusaba imbabazi rero ni ijambo rikora cyane. Ndibuka abana bacu twagiye tubatoza gusaba imbabazi bakiri bato cyane, kubera ko njyewe ntabwo nzi niba nabitoje, sinzi niba nabyigishije, ariko nabonye ko ari ikintu cy'ingenzi cyiza ngomba gutoza abana. Toza abana rero gusaba imbabazi. Iyo umwana yakosheje mugenzi we cyangwa undi muntu cyangwa se ku ishuri cyangwa ahariho hose, twabatoje ko bagomba guhita basaba imbabazi. Barambwira bakiri bato ngo gusaba imbabazi ni ijambo rikomeye cyane, kandi koko ni ijambo rikomeye cyane kuko biba bikwereka ko ugiye kwicisha bugufi mbere y'uwo wakomerekeje cyangwa se wahemukiye. Rimwe tubikora tubizi, ikindi gihe tukabikora tutabizi. Hari igihe ushobora kuvuga ijambo rigucitse utaritekerejeho rigakomerekeza uribwiye. Niyo mpamvu hari ahantu twigeze kuganira mu kiganiro byacize bavuga ngo ntibavuga bavuga. Donc ni ibintu witoza. Hari igihe biba rero ukavuga nk'ijambo muri situation uwo muntu yari arimo ntiwabitekerejeho cyangwa ntiwari ubizi, nuko icyo gihe rero ukabura mukomerekeje. Ndibuka igihe kimwe hari umukozi dukorana yari yapfushije musaza we. Yari umuntu tujya tublaga, tujya tuvuga mbese utuntu tw'amashyengo, anyigisha hari ibyo bita dialect, no kuvuga mu rurimi umuntu avuga hari ukundi kuntu bajya bashyiramo utundi kuzimiza kwa simbizi kuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Noneho tukajya tuganira, akajya anyigisha uko kuzimiza mu rurimi rw'igiswedwa, tukajya tubiganira. Noneho iyo namubonaga akiri kure, akiri nka iriya kure, navugaga iryo jambo tugaseka tugatembagara. Noneho igihe kimwe aza kuza aje ku kazi. Noneho yaramaze igihe adakora, yarari muri Repome de Care, amaze igihe azaje ku kazi rero. Noneho nyimubona nkiriya ntangira kuvuga ya magambo twajyaga tuvuga ngo duseke. Noneho ngiye kubona mbona abandi bagiye kumuhobera, sinamenye ibibaye. Ndavuga se bibaye habaye iki? Ko twajyaga duhura tugaseka, twajyaga tuvuga ya magambo tugaseka. Noneho mu kanya gatoya barambwira ngo yapfushije musaza we. Urumva ko nari mukomerekeje muri situation yari arimo, nge sinari inyizi, ariko mubwira ya magambo atuma duseka. Noneho ndagenda musaba imbabazi, noneho ndamuhobera, nanjye muha condoléance nyine kubw'icyo kibazo nari ngize. Urumva sinari mbizi, ariko nubwo nabizi igihe mbimenyeye ngomba guhita nsaba imbabazi. Nawe rero birakureba, ushobora gukora ikintu utakizi, umuntu ushobora kumukomeretsa utabizi, ushobora kuvuga ijambo ritamunezeza, ushobora gukora act itamunezeza. Donc niba ukimara kubimenya ko bitamunejeje, wagombye guhita usaba imbabazi. Turavuga imbabazi izi ngizi zisanzwe zo gukomeretsanya mu tuntu tworoheje, ariko kandi no mu bikomeye nabyo. Kandi ikintu nabonye ijambo ry'Imana niryo ribivuga mu Migani 15 umurongo wa mbere ngo gusubizanya neza gosha uburakari. Ni ukuvuga ngo iyo usabye imbabazi uba worohereje uwo wakomerekeje, kandi nawe uba wiyorohereje. Hari igihe iyo wakomerekeje umuntu nawe ubwawe wumva ukomeretse, kubera iyo ufite umutima nyine wo gukomereka, kuko benshi
ntabwo uwo mutima tuwugira, abantu benshi bawugira bo kumva ko bakomeretse, ariko iyo wakomerekeje umuntu ukaba ufite umutima ukamusaba imbabazi uba wiyorohereje nawe ukaba umworohereje. Ibyo ngibyo birafasha cyane. Mu minsi ishize nanjye nasabye nanone umuntu imbabazi. Ni ibintu nitoza mu rugo, ni ibintu nitoza mu bana, basaba imbabazi iyo nabakomerekeje, ni ibintu nitoza mu rugo, umugabo musaba imbabazi iyo nakoze ibitanejeje. Ni ibintu muri wese agomba kwitoza, kuko ni intwaro nziza yubaka kandi igakubaka ikagirana ubumwe. Uwo muntu usabye imbabazi murakundana kurusha uko mwakundanaga. Mu minsi ishize rero nasabye umuntu imbabazi, ntabwo ari ibintu nayo nagambiriye, si ibyo navuze cyangwa si ibyo nakoze, ahubwo ni mu hantu nagiye mu gihugu kimwe, noneho abantu baza ari benshi kunsuza kandi twariho twihuta ijoro riguye kandi turimo twihuta turi bugaruka aho hantu. Noneho abantu baraza baransuhuza, bigeze aho ndavuga nti no ndagomba kugenda, ariko mvuga ngo ndagomba kugenda hari undi muntu uri mu nzira kandi tutaherukanaga nawe waruje kunsuhuza. Noneho asubirayo nyine. Urabona hari igihe baba ari abantu bavuga ngo mawe yase ngo bari n'abakire, ngo reka nisubirireyo, ariko mu by'ukuri ntabwo nashaka kumukomeretsa. Ariko navuze nti nimureke ngende mwese uko muri kuza kunsuza kandi abandi barantegereje, dore ngaba ariya turagiye, ijoro riraguye, nimurekera aho ngaho. Kuko umwe yavagaho undi niko yazagaho. Ariko uwo muntu uko kuntu yaraje aje kunsuza afite ubwuzu, noneho agasubirayo nkamusubizayo, byarambabaje cyane. Byagezeho numva birambabaje, natangiye mbese ako kanya sinahise mbibona kuko nari mbahagaritse nyine, ariko ngeze mu rugo mbitekerezaho cyane, ndavuga nti Mana, ibi bintu nakoze ni ibiki? Ntabwo nagombye gutegereza ngo nzamuhamagara kuri telefone, ahubwo narongeye subira kuri ako gasozi, ndagenda ndamubwira ntumbabarire, kiriya gihe narakubabaje, wari ujuje kunsuhuza nta kibunyifuriza, wari unkumbuye ufite ubwuzu, ariko ndaguhagarika, none ndagusaba ngo mbabarira. Ntabwo nari nabitekereje. Arambwira ati rwose nta kibazo, birumvikana, byaragaragaraga natwe nyine nuko twari tugukumbuye, ariko ntago twari twagambiriye kuza ntago mbese natwe twashaka gukora ikibi, twabonaga ko ufite akazi kenshi, abantu benshi bari kugusuza kandi nawe wihuta, ntago twabitinzeho. Nuko ndamusaba imbabazi, nawe mbese turabohorana ndabohoka ngewe kuko ninjye wari uboshye. Nagira ngo nkwibutse mwene data nawe ngo niba ari ikintu kibi wiyiziho wakoreye umuntu, turavuga, turakora, tukora ibintu bitandukanye, dubana na benshi, duhura na benshi, ariko niba ukiyiziho ukaba umutima wawe urakikubwiye se, cyangwa se ni mugenzi wawe ukikubwiye, cyangwa ukabona reaction y'uwo muntu ibyo wamukoreye ntibimunejeje, genda umusabe imbabazi. Kandi mbwira ubabazwa na usabwa imbabazi, nawe niba hari ikintu umuntu yagukoreye ukaba uzi ko kitakunejeje, ukaba uzi ko cyashyize urusika hagati yawe nawe, mubwira uti mwene hari ahantu warambabaje, ikiriya gihe buriya narakomeretse, kiriya gihe wangiriye utya, musabane imbabazi. Nuko abakristo babana, nuko abaturanyi babana bakabana amahoro, nuko umugabo n'umugore babana bakabana amahoro, nuko abana babana n'ababyeyi bakabana amahoro, nuko abakozi babana bakabana amahoro. Ni ikintu ngewe nitoza kandi nawe ndakikwifuriza. Bamwe biraborohera, abandi birakomeye, ariko iyo ubyitoje Imana iragushoboza. Iyo ubyitoje ukabikora, ugatera intambwe, wenda hera ku batoya, era kudutoya, ugenda umubwira uti ahangaha narakubabaje, mbabarira. Ibyo ngibyo ubu mubohoye nawe wibohoye. Nagira ngo ni ikintu twavugaho byinshi, ariko nako narimvuzeho gusa mubwira ngo wibuke ko gusubizanya neza gushobora kare. Gusubizanya neza niki? Nuko umubwiye ikintu cyiza, nuko umusabye imbabazi, nuko ubaye hambo, nuko uciye bugufi imbere ye, nawe akumva ko umuhaye agaciro ukamusaba imbabazi. Ni ikintu twebwe twitoza mu rugo, ni ikintu dukora buri munsi. Nta uvuga ngo ngende mukuru ngo sinasaba imbabazi, navuga ngo ngewe ngo ndi umubyeyi ngo sinasaba imbabazi. No, twebwe twese dusabana imbabazi. Nigeze gutangara, umuntu umwe yaraje arambwira ati barambabaje, uyu ngo mbese ntago ndi buvuga ibyabaye situation yari yose, ariko bari baramubabaje. Noneho ni mukuru wari warababaje murumuna, noneho aza kubona ko yari yarakoze amakosa.
noneho ndamubaza ese yagusabye imbabazi? arambwira ati reka da, ati ntabwo yansabye imbabazi, ati kuko yaravuze ngo twebwe mu muco wacu abakuru ntabwo dusaba imbabazi abatoya. No, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Umuntu wese yasaba imbabazi, umuntu wese yasaba imbabazi mu gihe azi ko yakoze nabi. Dukora nabi twese, niba uzi ko wakoze nabi, wakoreye nabi mugenzi wawe, musaba imbabazi, umubwire ati ahangaha rwose ntabwo nari nabitekerejeho, ntabwo nari niteguye, nahubutse, cyangwa se niyo waba wabikoze wabiteguye, umusaba imbabazi, umubwire uti mbabarira, naraguhemukiye. Imana izaguha umugisha kuko ni intwaro ikomeye, ni intwaro ikomeye cyane, kandi Imana izajya ibaha umugisha. Ndasengera buri muntu wese wari ufite umutima winangira adashaka gusaba imbabazi kugira ngo umuhe umutima mushya, kuko yavuze ko naho imitima yacu yakomera nk'ibuye uzayishenjagura. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwami utoze abantu bawe kwitoza gusabana imbabazi, abantu tubana amahoro dusabana imbabazi, tugira umutima wo kwicisha bugufi, tugirana umutima wo kubana n'abantu bose amahoro nk'uko ijambo ryawe ribitubwira. Ndasenga rero Mwami ngo ushoboze buri wese, umuhe gufata intambwe yo kwibohora ku buryo asaba imbabazi ku byaha yahemukiye bagenzi be. Kandi ndasengera buri wese ukomereka, wakomeretse, kugira ngo nawe afate intambwe yo kubwira mugenzi we ahangaha narababaye, narakomeretse, kugira ngo twebwe twese dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Urakoze Data, urakoze Mwuka Wera w'Imana kuko ari imirimo itangaje muri twebwe, ukaduhindura tukaba ibyaremwe wishimira, kandi izina rya Data rigahabwa icyubahiro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Murakoze bene Data, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe, tuzajya dukomeza tuganire, nimutwandikira ibyo tutasobanuyeho neza, ibyo tutavuzeho neza, aho twibeshye se utwandikire, utubwire uti ahangaha se mwashatse kuvuga iki, cyangwa nawe udukosore, kuko twebwe twese turakosorana, nta muhanga w'uru rugendo, twese turubakana. Rero Imana ibahe umugisha. Subscribe ni ingenzi, nuyikora uzaba udutera inkunga, kandi Imana izabaha umugisha. Turi kumwe. Amen, amen, amen.